Ndabasuhuje cyane, sasa muri aka kanya ngiye kubaha update kuri tomato cyangwa se toma, ni ukuvuga ngo toma tumaze iminsi tuyimayininga tuzi yuko izajya ku isoko ejo ku itariki 20. Ni ukuvuga ngo toma rero ubushize hari abantu neretse video, ababa muri groupe yanjye nabahaye video ntakoze ariko nabonaga uwayikoze yayikoze neza. Yari yerekana uburyo tugiye guhuza na Bitget wallet tukabikurizaho, biba bisaba ngo ugendane n'igihe, kuko iyo uramutse usigaye rwose hari igihe usigara ugasanga wasigaye kabisa, ariko iyo ugendanye na buri update, niyo mpamvu nawe ubaye utaba muri groupe yanjye ya interested coin miners wanyandikira kuri nimero yanjye 0780 045 73 62 ukanyandikira nkagushyira muri iyo groupe WhatsApp, kuko groupe WhatsApp nkunda guhita ntangamo update zihuse bitansabye buri gihe gukora video yo kuri YouTube. Sasa hari amakuru ngiye kubangira ngo turi kuri season ya kabiri. Season ya mbere muri toma yararangiye, murabyibuka ko baduhaye coin, bamwe bakavuga ngo babahaye nyinshi ngo abandi ni nkeya. Ubwo nyine noneho hakaza season ya kabiri aho twakomeje kumayininga bakajya baduha na star, noneho tukaza hano ubona haba hari akaganza k'umuntu tugahita tuboostinga bakaduhamo stars. Ibi ngira ngo mwari mubizi kuri season ya kabiri. None season ya kabiri isa nkaho igikomeje, ari nayo mpamvu ushobora kubona zino game uzikina zikemera, ukaba ushobora kuza hano nyine ukongera ukaboostinga. Twari turi muri season ya kabiri. Ibyo tubirebera hehe rero? Ibyo kugira ngo tubibone tuza hano hasi ahangaha hitwa assets. Ahangaha niho umuntu ashobora kunyura akabikuza, ngira ngo kubikuriza ku ma exchange byarangiye ejo saa 10. Ubwo ibyo twabikurije ku ma exchange rero ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ku ma exchange twabikurijeho za coin baduhaye muri season ya mbere, hamwe na za zindi twaboostingaga buri wa gatanu. Ngira ngo wabonye ko byagezeho birahagarara ku buryo kuboostinga noneho bitashobokaga. Ubu dusa nk'abari mu gasizoni ka kabiri. Ni ukuvuga ngo rero za coin twari twaragize, urabona nk'ubu ngubu hano hantu mfitemo 0 already zamaze kugera muri exchange yanjye ya Bitget, kuko niyo nakoresheje hano, kandi byarangiye ejo. Dore byarangiye ejo ku itariki 18 saa 10 byararangiye. Hasigaye rero hano hantu gukoresha Bitget wallet. Wowe nuza gusanga hari connect, uconnectingeho Bitget Lite, ubundi uze guhuzaho. Nimba warakoze bino byo kuri exchange ukaba wakoresheje Bitget exchange cyangwa se Get.io, ubwo urareba zakugezeho. Ikibazo cya kabiri, ubwo season ya kabiri naho kw'aba bantu ibyo twakomeje gukora nyuma y'uko coin zahagaze, zari zarahagaze hano, none bazanirokinze. Wabonaga ko zari locked, bazanirokinze barazikura ziraza. Sasa ni ukuvuga ngo ahangaha rero naho bazanirokinga uducoin twaho tujye kuri ya wallet bita Lite ya Bitget ejo saa 6 UTC. Ubwo twebwe ni nko mu masaa 8. Ngira ngo hano niko bari kutubwira nibwo uzakora claim. Ubu noneho muri aka kanya icyo usabwa kuri exchange ho zaje nta kibazo, ahubwo icyo usabwa hano urasabwa guconnectingaho Bitget Lite, wowe ukazahita ukora claim zigahita ziza. Ayo ni amakuru ahari. Ubwo ngubwo nizere ko tugendana step by step hano hantu hakoreho. Ku kigendanye no kuba zageze rwose muri wallet, zagezemo, bazishyizemo uko zakabaye. Noneho hari abantu bigeze kugura iyo bitaga golden ticket. Umuntu waguze golden ticket bamuhembye ibindi bihumbi 50 bya coin. Ino coin nyine ishobora kuzaba iri ku busabusa, ariko burya ubonye iri ku busabusa ubuzibitse ukaba wategereza ukareba nta kibazo. Ni ukuvuga ngo nimba waraguze golden ticket, izo wari ufite hano wakrimingiye kuri exchange, zazanye n'ibindi bihumbi 50 bya toma. Ni ukuvuga ngo ibyo bihumbi 50 bagiye babiha abantu ibihumbi 100. Ubwo nuko nawe wisangamo nimba wari waraguze golden ticket bigashoboka. Kureba rero ko zageze muri exchange, reka nze mbikwereke uburyo ushobora kureba ukamenya nimba zagezemo. Ufungura Bitget wallet yawe nk'ibisanzwe kugira ngo ejo uzabe uri tayari kuba wazigurisha. Nimba warakoresheje Bitget
cyangwa se getayo, ubwo byose ni gutya. Uhita unyura hano hari aseti, noneho ugakanda hano kuri aseti, uhita uza rero ukarebera hano hejuru muri sipoti. Iyo urebeye muri sipoti uhita ubona koyini zawe hano zahageze, nimba warabikoze neza. Sawa rero, kora sabusikarayibu, burya nanjye uba umfashije nk'uko nanjye ngufasha, kandi ubwo nushaka no kuza muri gurupe nyine unyandikire kugira ngo uzajye ubona apudeti igihe ku gihe, turi kumwe rero.